Nshuti mukurikiranye ibiganiro bya televiziyo ya Action TV, twongeye kubasuhuza. Nimugire amahoro. Muri kumwe n'inshuti yanyu bakunda amaronga, wabateguriye kandi akazajya bagezaho icyegeranyo ku ndwara zifata urwungano rw'igogora. Muri iki cyegeranyo tuzagenda turebera hamwe ibisobanuro n'ibimenyetso biranga umuntu cyangwa se umurwayi ufite imwe cyangwa nyinshi mu ndwara zifata urwungano rw'igogora. Abantu benshi bakunda kumva babara mu nda, ariko kumenya impamvu nyamukuru yabateye ikaba ingorabahizi. Akaba ariyo mpamvu rero mu kubafasha kumenya imikorere n'imihindagurikire y'urwungano rw'ingenzi mu mubiri w'umuntu, nahisemo kubategurira iki cyegeranyo somo cy'uruhererekane kugeza tugeze ku musozo w'uru rwungano. Tukaba tuzarebera rero hamwe cyane cyane indwara n'ibimenyetso biziranga n'uburyo umuntu yazirinda, cyangwa se kumva neza ibimenyetso waba ufite ariko udasobanukiwe n'ikibitera. Dutangiye rero turebera hamwe ibimenyetso. Ikimenyetso cya mbere tugiye kureba ni ububabare bwo mu nda, aribwo dukunze kwita la douleur mu ndimi z'amahanga. Ubusanzwe ububabare bwo mu nda ntabwo ari indwara, ahubwo ni ibimenyetso bikunda kuboneka bishobora kuba biturutse mu rwungano rw'igogora nyirizina cyangwa se hanze y'urwo rwungano. Ni ngombwa rero kumenya aho ububabare buri, kumenya aho ububabare bwerekeza, aribyo bita irradiation. Ubwoko bw'ububabare bushobora kuba ari nk'ubufatiyeho ako kanya, aribyo bita crampe. Ubwoko bw'ububabare buza buhonyora, mbese busa n'ubukamura. Ubwoko bw'ububabare kandi bushobora kuza bworoheje cyangwa se bukomeye. Bushobora kuza bujena ariko ubufite akumva ntacyo bumutwaye. Bufite imbaraga cyangwa se n'ubukana bukabije ku buryo bubuza ubufite kugira icyo akora, ndetse akaba yagwa n'igihumure. Igihe rero ububabare bumara ni ingenzi kubimenya. Bushobora kumara amasegonda, iminota ndetse n'amasaha udahagarara. Akaba kandi ari iby'agaciro kanini kumenya mbese ububabare bwo mu nda buza ari uko ubufite ariye, aryamye, ahumeka. Ububabare bwo mu nda bugabanywa n'iki? Igihe buzira: umaze kurya cyangwa ushonje, ku munsi, mu cyumweru, mu kwezi cyangwa se mu mwaka buza kangahe. Hanyuma ukamenya n'ibimenyetso buherekeza ubwo bubabare nko kuruka, isesemi na diare, aribyo benshi bakunda kwita impiswi. Tugiye kurebera hamwe ikindi kimenyetso cya kabiri. Hari ikimenyetso kirangwa no kugarura mu buryo bworoshye ibiribwa biri mu gifu nyuma y'amasaha runaka biturutse ku gifu cyuzuye cyane, mbese wariye ukagwa ivutu. Ibyo babyita mu ndimi z'amahanga regurgitation, rumination cyangwa se mercisme. Ibyo biba nta sesemi umuntu afite, ahubwo bitewe n'imikorere y'imikaya y'igifu cyangwa imikaya y'inda iba irimo ikora bidasanzwe. Ikimenyetso tugiye kureba cya gatatu, ari nacyo tugiye kurangirizaho icyegeranyo cy'uyu munsi, ni ikimenyetso cyo kugarura mu kanwa mu gitondo umuntu ataragira icyo ashyira mu nda uruzi rushyushye, rukururuka, rurenduka kandi rurimo umunyu, rugizwe n'imvange y'amacandwe n'imvubura zakorewe mu muhogo zikanarekamo igihe cy'ijoro, bikurikira gukweduka cyangwa se gufunguka kwa kugara gafunga igifu igice cyo hejuru bita kandi, bikaba ikimenyetso cy'uburwayi bw'igifu. Icyo kimenyetso cyitwa la pétuite. Mugire ubuzima, tuzakomeza ubutaha turebera hamwe ibindi bimenyetso. Murakoze.